ikaze kuri Mugisha TV, ishakiro ry'amakuru yizewe yubaka sosiyete. Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jalik Uweduraogo. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'Icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Ati uyu munsi mu buzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo, narize bihagije. Nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo aranyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira, ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba ku mbuga nkoranyambaga ze. Vestine n'umugabo we bakoze ubukwe tariki 5 Nyakanga 2025, nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Ushimiye wakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru agezweho ni kuri Mugisha TV. Ndabashimiye.